Reka nongere mwikaze ukunda gukurikirana ibiganiro bya Kurativision nk'ibisanzwe njye wumva kuri mikoro n'umuhungu wanyu Krista. Ikinyamakuru cya mbere kiracyari Kurativision, n'andi wasanga amakuru agiye agezweho, n'andi wasanga amakuru yakasa mutwe atari kuri Kurativision. Uyu munsi rero nta yindi nkuru tugiye kugenda tuganiraho ni Saga The Ben na Bruce Melody. Urabona ko umuhanzi Bruce Melody ibintu yakomeje kugenda abigonganisha kabisa, ubona ko nta mahoro ashaka ku mihanda cyangwa muri showbiz. Ni nyuma yuko ashyize indirimbo hanze yitwa iyo foto hamwe n'umuhanzi witwa Aimé Biraza kabisa. Ubu yamaze kugera kuri YouTube n'indirimbo yitwa iyo foto, aho yagaragajemo amashusho ari kugenda kurura ishanga y'umukobwa bari kumwe muri iyi video. Umukobwa batinganye muri iyi video kabisa, akaba yari ari kugenda amukurura ishanga, ubona ko yari ari kwiganya video The Ben iheruka kujya hanze ya The Ben, aho yari mu karere ka Musanze ari kumwe n'umukobwa witwa Kwizera Emeline. Nyuma yuko batashye igitaramo cyari cyabereye mu karere ka Musanze, hakaza kuzaho amavideo akajya hanze kabisa, ubwo The Ben yari ari gukurura ishanga y'umukobwa witwa Kwizera Emeline. Ni nyuma yuko ubwo Bruce Melody nawe yese afata video kabisa muri indirimbo, bigaragaraho ku munota wa mbere ku masegonda 47 kabisa, ubona ko Bruce Melody yari ari gukurura ishanga y'uwo mukobwa ari kugenda avuga ati nta mahoro kabisa ashaka kuri iyi mihanda. Urabona ko Bruce Melody nta kintu na kimwe yifuza kuri The Ben cyiza, ubona ko ibintu byakomeje kugorana. Ni nyuma yuko abantu bakomeje kujya muri comment bakavuga ati ariko Melody yabaye ate, Melody kuki adashaka amahoro. Abantu benshi rero bataramenya n'iyi ndirimbo kabisa, ubu yamaze kugera kuri YouTube. Murashaka indirimbo yitwa iyo foto ya Bruce Melody kabisa ari kumwe n'umuntu witwa Aimé Biraza. Ndatekereza ko abantu benshi batari bamuzi, abantu benshi bari gutekereza ko bari no kumwitiranya n'umuhanzi witwa Eddy Kenzo kabisa. Turi kugira ngo tubamare amatsiko kugira ngo murusheho kugenda mumenya akantu ku kandi ukuntu byagenze. Rero Bruce Melody urebye muri video iri guca muri screen yawe, urabibona ko nta kindi yagaragazaga cyangwa nta kindi ashakaga, no kugenda agaragaza ukuntu The Ben nyine yari ari gukurura ishanga y'umukobwa Emeline nk'uko byagiye bigarukaho mu ndirimbo. Ni indirimbo igiye kubiyemo ubutumwa nyine bw'abagabo baca inyuma abagore babo, cyangwa nk'umugabo agasanga araye nko mu kabari, abantu bakazinduka bamuhamagara. Ndatekereza ko nimureba iyo video nibyo bintu bashatse kugarukaho cyane, nko kuntu umugabo ajya nko mu kabari agasenda yaraye mu mayoga ari kumwe n'abakobwa, akaza kubyutswa n'abantu bamuhamagara bamubaza ati video babonye ku mbuga nkoranyambaga muraza kubyibonera. Hari ahantu Aimé Biraza yari aryamye kabisa, aryamanye n'umukobwa, ubona ko umukobwa byose agafata selfie ari kugenda yifata amaserifi asigaye agahita yashyira hanze akayapostinga, kugira ngo mu gitondo nibwo rero yabyuse abantu bari kumuhamagara bamubaza ati ibi ni iki turi kugenda tubona ku mbuga nkoranyambaga. Mbese muri make bashatse kuririmba ubuzima buri kugenda bubamwo, cyane cyane nko muri uku kwezi kwa 9 cyangwa mu kwezi kwa 8, ibintu bitambutse byari biri kubera muri showbiz nyarwanda kabisa, aho usigaye ukora akantu cyangwa wasohokeye ahantu cyangwa hari nk'ahantu wagiye ugasanga amavideo yawe ako kanya kabisa bidatinze agera kuri social media. Nibyo bintu bashatse kugenda baririmbaho. None rero abantu bagarutse nk'abakunzi ba Melody cyane cyane muri comment bavuga ati nta kintu bitwaye, biriya bintu nibyo biryoshya ibintu bya social media, nibyo biryoshya showbiz kabisa. Ariko nyine abandi bantu nabo bamuteye amabuye bavuga ati biriya bintu ntabwo byari bikwiye, nk'umuhanzi bafata nk'icyitegererezo, umuhanzi bavuga ko ari mu bahanzi ba mbere mu Rwanda kabisa bakomeye tutakirirwa dushidikanyaho, ariko ngo biriya bintu ntabwo byagakwiye nuko zura kaboze cyane. Ko dusubiye inyuma cyangwa dusubiye kuri ya video ya The Ben n'umukobwa witwa Kwizera Emeline, umukobwa abitsembeye kure abihakaniye kure ko uyu muhanzi The Ben atigeze amukurura ishanga, cyane ko ngo yari ari kwikurura amasaro yari yambaye mu nda. Nibyo bintu yagiye asobanura avuga ko byatewe n'amasaro yari yambaye mu nda kabisa, ariyo The Ben yari kugenda kurura, nta bintu byo kumukurura ishanga byari bihari. Agenda amara amatsiko kuri video, iriya video yacicikanye cyane. Urabibona ko muri ibintu bya social media cyangwa bya showbiz mu Rwanda nta kindi kintu kirimo kabisa usibye gushaka gusebanya. Tugaruke nko ku bakunzi ba Bruce Melody, iriya video mwayifashe gute mwebwe? Murebye murabona ko Bruce Melody nta mahoro ashaka kabisa muri iyi mihanda, ntabwo twakirirwa tubitindaho. N'umuhanzi The Ben nawe yashyize hanze indirimbo, gusa nyine abantu benshi ntabwo bayitinzeho cyane kuko nagakuryo nyine karimo, nta kintu gishamaje kirimo, ariko ni indirimbo nziza cyane. Ndatekereza ko mwamaze no kuyimenya, ariko abantu benshi bahise bibanda kuri iyi ndirimbo. Ibaze noneho ko bazisohorera rimwe, noneho hakazamo harimo n'akantu ko kuvuga ati
harimo ibintu bya The Ben, harimo ibintu The Ben yakoze, ni photocopy kabisa y'ibintu The Ben yari yakoze kuri ya video. Ndatekereza ko mwamaze kubibona. Nk'abantu reka nze tuganire nk'abafana ba Bruce Melody, mugende mutubwira muri comment, mutubwira ati ese biriya bintu byari bikwiye. Ndatekereza ko niba ubufana n'umuntu agakora ikosa, ariko tujye twemeranya tuvuga ati imihanda kubera iki bakomeje kwifata gutya, ubona ko nta mahoro bashaka imihanda, n'ibyo bintu turajya dukomeza kuganiraho kugeza kuri uwo munota, kugeza kuri iyi saha kabisa. Umuhanzi The Ben nta kintu aratangaza kuri iriya video ya Bruce Melody, cyane ko umuhanzi The Ben adakunda kubarizwa mu magambo. Biragoye ko wamuvuga nyine ngo n'abazakwishyure cyangwa wamujyana muri social media nawe ngo aza kuvuge. N'abanzi b'aba legend nka Meddy, biragoye ko ari abanzi wavujya kuvuga cyangwa ngo ujye gutaramira wowe na Christopher, cyangwa ngo ujye gukora ikintu ngo ushaka kubashotora ngo baze bagusubize. Nibo banzi kabisa. Navuga ko muri uru Rwanda dufite b'aba legend baba bavuga ati ibintu by'amatiku utapfa kubibarizamo. Sinzi impamvu mu buhanzi Bruce Melody ariko wasanga ariko yigirana na story nyinshi cyane, aba yivugira ibintu byinshi cyane. Ubona ko ari umuhanzi ukunda ibintu bya social media, ushaka gusetsa, wasanga nta wundi mutima mubi yanabikoranye ari kugira ngo yiryohereze ibintu cyangwa yibukiranye ibintu. Ariko nk'umuhanzi bigeze guhangana cyangwa ubona nyine basa nk'abahanganye, ntawe uvuga undi neza, ubona ko ibintu byabo byose nyine ari urusobe, mbese muri make biracanganye. Abantu ntibabura kwibaza kuri iriya video bavuga ati kuki wenda se ataba yakoresheje undi muntu ikindi kintu yakoze agafata ibya The Ben. Urabona ko ari na video n'ahantu yatinze cyane, ubona ko ari kujya kurura ishanga kuri mbese muri make byagenze kuri ya video ya The Ben na Kwizera Emeline, cyane ko Emeline nk'uko nabibabwiye yagiye asobanura ko we nta shanga yari ari kumukurura, ari uko yari yambaye amasaro mu nda ariyo yari ari gukurura. Ariko urabona ko Bruce Melody kabisa kuri byagenze neza, na kwa kundi Emeline yahise agenda akavana The Ben yari yegera imbere. Urabona ko ariko babigenje. Turajya dukomeza kugenda tubaganiraho. Wewe niba warahisemo Kora TV Show, iki nicyo kinyamakuru cya mbere kabisa tuba turi kubagezaho inkuru zigiye zigezweho ako kanya. Niba utarakora subscribe, banza udufashe kabisa ukandi kuri ako kazogera kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho 5 kuri 5. Byinshi amakuru yo mu baturage, amakuru aba yiriwe hirya no hino, cyane cyane mu turere. Amakuru yose ushaka nandi wayasanga atari kuri Kora TV Show. Mukomeze kugira ibihe byiza, ndaza kujya nkomeza kubatamo byinshi, turagenda twunguka kuri aya makuru cyangwa bimwe muri byo The Ben aragenda avuga nagira ikintu atangaza, turaza tubibabwira hano kuri Kora TV Show kugira ngo ibintu byose birusheho kugenda neza. Tugaruke ku bafana ba The Ben twiganire mwebwe ibi bintu mwabifashe gute cyangwa ibi bintu mwabibonye gute. Muze mutubwire muri comment kabisa kugira ngo turusheho kungurana ibitekerezo, kugira ngo turusheho kwibera inshuti kabisa. N'abafana ba Bruce Melody namwe nimwejwe mugende mutubwira ati ibi bintu mwabibonye gute. Niba yamumufana koko ese nta makosa arimo cyangwa yakosheje ariko muracyamukunda, mbese muri make yemerewe gutera comment wifuza cyangwa kuko comment ziba zifunguye. Nta muntu yejwe gutera comment, wakandika igitekerezo n'amakuru ushaka ko twakugezaho abera hirya no hino. Ari amakuru yabere muri quartier yanyu ushaka ko dutangaza hano kuri Kora TV Show, wakandika igitekerezo cyawe kabisa ni inyamibwa, kuko ibitekerezo byanyu turabisoma. Cyangwa ukaduhamagara kuri nimero ya telefoni 0789555620. Instagram ni Kora TV Show, TikTok ni Kora TV Show, Facebook ni Kora TV Show. Asigaye igitekerezo cyawe tukagisoma cyangwa ukakitugezaho kugira ngo ibintu byose birusheho kugenda neza. Njye wumvaga kuri micro n'umungwanyu Krista, ikinyamakuru cya mbere kiracyari Kora TV Show. Mukomeze kugira ibihe byiza, Imana ikomeze kubandindira. Byinshi turajya tumenya kuri izi nkuru, turajya tuza tubibaganirire. Abantu mushaka iyo ndirimbo rero mugende musacinge iyo foto by Bruce Melody kabisa, murahita muyibona. Abantu mushaka none kureba iyo video cyangwa ahantu ibyo bintu bikubiye muri iyo video, murareba ku munota wa mbere amasegonda 47 kugira ngo murusheho kugenda musobanukirwa. Nafasha agace gatoya kabisa niko nakase kugira ngo nze nkabereka. Asigaye video yose mwayisangira kuri channel ya Bruce Melody kugira ngo ibintu byose birusheho kugenda neza. Mukomeze kugira ibihe byiza, Imana ikomeze kubandindira kabisa. Niba utarakora subscribe nawe sinabara gusezera nkubwira ati ngwiyo nukore subscribe kugira ngo urusheho kudutera inkunga, turusheho kwibera inshuti, turusheho kugenda twungurana amakuru ari kugenda aboneka hirya no hino kabisa. Kandi
dushimire n'abantu bakoze subscribe kuri Kora TV Show, muraba agaciro cyane. Imana ikomeze kubamera umugisha, aho mwakuye muzongererwe kabisa. Niba waritanze ugakora subscribe kuri mega zawe cyane, ukunda no gukurikirana ibiganiro bya Kora TV Show aho wakuye, kandi Imana izasubize kugira ngo ibintu byose birusheho kugenda neza. Imana ikurinde hamwe n'umuryango wawe, ikurindire abawe bose. Ibyo nakwifuriza byo ni byinshi, wo ukunda kudukurikirana. Ciao ciao, Imana ikomeze kubandindira.